hari umubyeyi umwe witwaga Mama Peter. Gusa Mama Peter yari afite umuhungu witwaga Peter nk'uko namwe mubyumva muri iyi nkuru. Ariko Peter yari afite umukunzi, ariko umukunzi we Mama Peter ntabwo yamwizeraga habe na gato, dore ko umunsi ku wundi yahoraga abwira Peter ko nta mpamvu rimwe afite yo kuba yakizera abakobwa. Nuko umunsi umwe Peter yaje kugenda, ndetse mu kugenda ko yaje gusanga nyina ahantu yari ari, dore ko nyina yari umucuruzi ukomeye cyane kandi rwose ufite amabutike menshi cyane mu mujyi. Atese mama, kubera icyo utaburi kumbwira ngo ngufashe kano kazi, ubona ko kuzajya uguma ukifasha? Atariko mwana wanjye Peter, ntabwo mashaka kukuvunisha kandi urabizi neza niwe gusa mfite, rero iyi mitungo yose n'ubundi niwe nzayisigira. Mabona rwose nta mpamvu nimwe mfite yatuma uvunika mwana wanjye. Yego rwose mama, nta mpamvu ufite yatuma rwose mvunika, ariko se nabwo mama wakishimira ko nkomeza kuko ndahanga ameze nk'igitambambuga nta kandi kazi nakora. Hoya rwose mwana wanjye Peter, wigariye amakaminuza yawe yarangize neza maze graduating uzabona akazi ko mu biro, naho bino rwose byo kwirwa bivuvuza muri ibi bintu birekeye n'ibyanjye mwana wanjye. Atariko mama, ngiye mba mbona kuzanga gukora bino bintu byawe ari byo biri beta cyane kurusha uko nagenda kirirwa mu biro hari umuntu mpagaze hejuru ngo akazi ke rimwe na rimwe ngo nanagakoze nabi. Hoya rwose mwana wanjye Peter, ntukavuge gutyo. Wowe kora uko ushoboye, wige kandi wige neza, wenda nurangiza tuzaba twamenye ibyo ari byo. Ati mama, ariko ngiye mba mbikubwira sinzi impamvu utabyumva pe, mba numva nakikorera bino bintu byawe ukora kandi nkaza nkanagufasha kugira ngo mbe menyereye akazi, kuko mama urabizi neza muri iki gihe kurangiza kugira ngo ubone akazi biba bigoye. Nuko nyina yahise kamusubiza ati mwana wanjye rero Peter, uribeshye cyane, wowe banza urangize maze ibyo ngibyo byo kubura akazi se wararangiza ushaka akazi urakabura. Atariko mama, abarangije imbere yanjye mbona ariko bivuga kandi rwose iyo mbirebye mbona ariko biri. Hoya rwose mwana wanjye Peter, aho ngaho niho wibeshyira rwose. Tukajya wumva ko kuba abantu bose byaranze nawe rwose byakanga mwana wanjye. Wasanga we bizagenda neza no kurusha abo bose, rero ahubwo gerageza uko ushoboye ureke ibyo ngibyo rwose, ukore cyane turebe ko wenda wazarangiza ufite amanota meza, ufite degree nziza, kuko degree uzabona niyo izaguhesha akazi keza mwana wanjye. Sa rwose mwana, nta kibazo, reka tubitegereze turebe ibyo ari byo, gusa wajya ureka nyamara nkanikorera kano kazi. Ati hoya rwose mwana wanjye Peter, genda wige kandi ibyo bintu byibagirwe, ntabwo mba nshaka ko wimenyereza hano hantu kuri uyu muhanda rwose. Genda wige maze mwana wanjye, nshaka kuzajya uza kundeba umeze neza, uri umuhungu ukeye wambaye costume. Ariko mama, umenye ko ibyo niga byamfasha gutukanagura bino bintu tugashyiramo n'abakozi benshi maze tukajya tubona inyungu irenze. Ati yego mwana wanjye, ibyo bitekerezo byawe byari byiza, ariko banza urangize rwose, numara no kurangiza wenda atuzareba uko ubikora, ndetse numara kurangiza waba ufite degree unabifitiye ubushobozi, naho rwose mwana wanjye kano kanya ntabwo ndagukonfirma ngo menye neza koko ibyo ngira nimba ari byo. Ati we mwana wanjye Peter, banza wiga ndetse umere neza, numara kurangiza uzaze rwose ibyo byose tuzabyigaho ndetse turebe ibyo ari byo, tunarebe ko byakunda, ariko first of all mwana wanjye rwose banza wige. Nuko Mama Peter yakomeje kuba yaganiriza Peter ndetse amubwira ko namara kwiga rwose ibyo ngibyo byose ariho bazajya babireba, ariko ubwo n'icyo gihe ndetse no muri ako kanya ntabwo mama we yahise ko amwemerera kugira ngo azabashe kuza maze naza amufashe muri business. Nuko Peter yahise kasohoka, ndetse mu gusohoka ahantu nyina yakoreraga yasohotse yirukanka, dore ko yari afite n'imodoka nziza cyane mama we yari yaramuguriye. Gusa mu gushika mu modoka yasanze hari umuntu wamuhamagaye kandi yamubuze. Nuko Peter yahise ko yivugisha ati ese mana yanjye noneho ndabigenza gute ko mbona umukunzi wanjye yambuze, ubundi buze kuba namwisobanuraho gutera. Nuko Peter yahise kareba mu gusanga muri telefone y'umukunzi yamuhamagaye cyane, ndetse yamubuze yahise kamuhamagara, ndetse mu kumuhamagara yahise kamwitaba, gusa mwitabye afite umujinya mwinshi cyane. Ati se mukunzi, ko watinze kunyitaba ruri mu biki? Ati suri mayiro, nyine wamuhamagaye hari utwo ndimo kandi rwose nari ndi kuganira na mama kandi telefone nayisize mu modoka, ntabwo nabashije kuba nakwitaba. Ati ariko Peter nawe ubukabya rwose pe, reba igihe cyose mba naguhamagariye pe, ndaguhamagara se ngubu koko cyaba mfite ikibazo simba napfuye kare. Ati no, nawe Agnes rwose jya ureka gukabya, ubuse kandi n'ibyo gupfa bijemo. Ati no rega baby, ibintu byose ubu bijenjeka kandi mba mbona ibintu byose byambaho ntubimenye, ngareba nk'igihe cyose naguhamagariye. Nuko Peter yahise kabwira Agnes ati rwose Agnes, gerageza wihangane, ndabizi ntacyo ubaye ndetse umeze neza, nawe wibikabiriza rwose. Ati sawa nyine uzabimenya hari icyo nabaye, kuko ngubu ntabwo ushaka no kunyumva. Nuko Agnes yahise ko yivumbura, ndetse mu kwivumbura yahise kakupa Peter.
Peter yongeye kumuhamagara ntabwo telefone yongeye kuyifata dore ko yari yamaze kuba yamukupa kuko yari yamurakariye, yari yamuhamagaye igihe kirekire ndetse yanze kuba yamwitaba. Nuko Peter yahise asubira harya nyina acururiza. Nuko nyina akibona Peter yahise amubaza ati ese Peter mwana wanjye ko ugarutse hano bigenze biti? Ati mama wareka niba ikise ko noneho kambayeho. Ati ese mwana wanjye rya somo ari kuvuga uri kwiga riri kugukomerera ryaba ryagufashe? Ati no mama ntago ari ikibazo cyo kwishura. Ati none Peter mwana wanjye ko numva ari cyo kibazo cyagakwiye kuba cyaguhangayikisha kuko ari byo bintu byonyine uri focused nabyo, ko nzi neza ko ari byo bintu ukurikiye ndetse bikuraje inshinga. Ati mwana wanjye Peter niki cyaba cyakubabaje cyatuma ugaruka ndetse wiruka kuvuga ngo ukakubayeho? Ati mama ntuzi ko sinari ndi kuganirira nawe kandi rwose tuganiriye agahe katari gagufi cyane. Ati yego rwose mwana wamenya ari iminota 30 gitwaye tuganirira kuva kare. Ati yego rwose mama gusa nyine mama ibaze ko Agnes nsanze yampamagaye ndetse yambuze gusa nyine yandakariye bya hatari. Ati yakurakariye se kubera iki? Ati se mwana wa Agnes uri kuvuga ni wa mukobwa wambwiye ngo mukundana? Ati yego rwose mama niwe gusa yandakariye ku buryo utabyumva. Ati cyore gusa uri buze ko wabigenza gute mwana wanjye? Ati mama ibaze ko ahise kakuraho na telefone. Peter rero mwana wanjye ujye umakinga sure ndetse n'ubukobwa mukundana mwirirwa mukururana rwose ujye ureba neza ndetse umenye ibyabo kuko ntabwo njye mbana nabizeye buriya. Ati we rwose mama nta mpamvu rwose ugomba kubizera ndetse ukabizera neza kuko uko byasa kose ndabizi neza Agnes arankunda ahubwo nuko bari kwivumbura ndetse anyivumburaho. Ati se mwana wanjye niba umuntu agukunda waya atakumva kuki atakumva ko hari utuntu rurimo kandi ko byo wari uri gukora byose byari by'ingenzi? Ati yego mama nyine yagakwiye kuba yanyumva gusa nyine yarakaye kandi urabizi iyo umuntu arakaye umuha umwanya rwose ukamuha umwanya akabanza akitekerezaho nyuma yaza kuba yumva ko nyine nta kosa wakoze akakwitaba ndetse mukavugana ibintu mukabikemura. Peter mwana wanjye ibyo uvuga ndabyumva ndetse cyane ariko se mwana wanjye jya umenya ubwenge gica ubwenge rwose mu gihe umuntu atari kukumva kano kanya mutarabana ubwo ni mubana azakumva. Nuko Peter yahise akabwira nyina ati mama wibikabiriza nawe rwose n'ibintu bisanzwe ndabizi turi buze kuba twakwiyunga. Ati sawa rwose mwana wanjye. Nuko mama Peter yahise akabwira Peter ati noneho subira mu rugo rero ujye kwita ku byo mu rugo ndetse usubire mu devoir yawe yose rwose uyige kandi mwana wanjye urabizi neza icyo mbashaka no kuzatsinda ndetse ukamera neza. Gusa Peter we yahise asubiza nyina atari ko mama uzi ko ugira ngo ndi umwana muri primaire erega mama narakuze ujye umenya ko niga muri kaminuza. Wiga muri kaminuza se bikuza kubura isabune n'ubundi ukayinsaba? Ati se mama iyo utanserereza ntabwo byari kukugwa amahoro. Nuko mama Peter yahise akamubwira ati we rwose mwana wanjye Peter ntabwo mba nguserereje ahubwo mba nkwibutsa ko wenda ufite inshingano nawe ejo hazaza bityo rero bitatuma rwose ujenjeka cyangwa ngo ube umunebwe ugomba kubitekerezaho ndetse ukamenya ko rwose ufite inshingano. Ati mama ibaze rwose uvuze ibyo bintu rwose Agnes ari ahangaha uzi ko yabanyujijemo ijisho. Hari rwose mwana wanjye umukobwa mwiza ndetse umukobwa ugukunda burya gukundira uko uri mwana wanjye nta gukundira ibyo ufite cyangwa ngo ibiki n'ibiki agukunda uko uri. Nimba ari uko bimeze ntacyo bitwaye reka ntaye ndetse njye gusubiramo umukoro wanjye ndaza kuba nakuvugisha. Nuko Peter yahise gusa mu gutaha rwose yakomeje kuba yahamagara umukobwa w'inshuti ye ndetse bakundanaga cyane yitwa Agnes. Gusa Agnes yari yakuyeho telefone ndetse nta nubwo yakomeje kuba yamwitaba dore ko yari yamurakariye cyane. Gusa Peter yagiye iwabo ndetse ajya yababaye cyane gusa mu gushika we yasanze inshuti yitwaga John yaje kumureba. Ati se Peter ko mbona imodoka yari uyirukansa wagira ngo uri gusiganwa byagenze biti? Nuko Peter yahise asubiza John ati John nyine n'ibibazo byambayeho ndetse n'ibirebire sinabona uko mbikubwira. Ati sorry ese byagenze gute Peter? Ati sha Agnes nyine sha Agnes ni ibibazo. Nuko John yahise asubiza Peter ndetse amusubiza nawe arakaye cyane. Ati ariko Peter warasaze mwana usigaye unywa itabi cyangwa inzoga ku buryo utabasha kubona ndetse ngo umenye umukobwa uhora uzareba iyo umukobwa yegereje birthday cyangwa hari ikintu cy'ikirori cye kigari uriya mukobwa yirinda kuba mwashwana ariko reba ejo bundi si wamufeteye birthday y'umunsi w'amavuko si wamufeteye? Ati yego rwose niho twawufese. Ati ya none reba nicyo ariko kwitura nyine wamaze kuwufeta ndetse ibintu byagenze neza ubu ari kumva atagushaka ariko kwivumburaho uko ashaka ejo bundi nagira ibindi birori. I know she will call you, she will text byose azabikora ndetse azakwandikira. Ati no John ariko nyine nawe rwose wibikabiriza ahubwo nyine nuko
nuko se Peter please man jya ubaseriye kandi jya ugabanya ubugoryi man, jya umenya ko wakuze. Umwana wiga muri kaminuza ntabwo ukiri wa muntu umukobwa wese aza kwifatira uko ashaka. Ati please nawe da wibigire ibintu birebire, we uzi ko birakariyemo. Ati we rwose Peter uri gukabya pe, uri kurengera. Ati no John dega nakoze amakosa ndabyemera, naze kumwita waze kumwita base ko cyatatekereza ko ari byo nawe wari urimo. Sha John nyine nari kuganira na mama ndetse ni kumubwira ku bintu bya business, ariko nyine nagize ngo nabyo mbimusobanurire, nahubwo nyine naranabyanga. Ataho rero niho ubera idebe bro. Ubundi umukobwa nkuriya ndetse utanizeye uhora wivumbura buri munsi, ntanubwo wagakwiye kuba wamubwira business zawe cyangwa your plan, kuko ndabizi neza imipango yawe yose iyo yumvishije anakumvira ubusa ntiyanagufasha basi ngo iyo mipango ugereho be success, ahubwo ikiwe nyine bari kugutesha umutwe gusa. Ubuse nturi no kubona sample, reba ingero zimwe na zimwe, reba gatangiye kuba kakwivumbura aho kigira Semasaka. Ubuse finally bizagenda biti? Ati bro sha nanjye nyine biba bincanga, simba amenye ibyo ari byo. Byari byagucanga sabwo ko bizagucanga bikakurenga bro. Va ku muntu mu gihe umuntu ari kugutesha umutwe nkuriya uramukatira amana ugashaka undi, dore ko abakobwa bariho batabuze. Sha bro uriya mukobwa ndamukunda ku rwego rw'uko utabyumva. Nakubwira iki wakuraje kunda musore sinkubujije, uzaba umbwira. Nuko Peter se kabwira John ati John ahubwo nyine mwana mfasha basi mbabara, reka tujyane mu modoka tujye iwabo basi tujye kureba ku ntameze. Ati okay ndabizi ndi inshuti yawe ntacyo ntagufasha, nimba ari ibyo ushaka reka ngufashe ndetse tugende tugereyo tujye kureba ibyo ari byo gusa bro. Sha gerageza ujye uciringa mani, igabanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu ntago ari ubutwari bro, ntago ari ubutwari bwo kwirirwa yiruka ku mukobwa yanze kukumva bro. Ubu se finally bizagenda biti? Atariko basi mbabarira nyine umperekeze nkuko mbigusabye, ibindi turaza kuba twabikemura nyuma. Ati okay nimba ubishaka reka ze ngo werekeze gusa, njye mba mbona ari ubugegezi mani, mba mbona ari ubugoryi, ntari bitugende nimba ari kubishaka. Nuko Peter nkuko yari yabisabye John, rwose John yaramwemereye ndetse bajya mu modoka, ndetse mu kujya mu modoka bahise ko bagenda bajya kureba Agnes wabo. Gusa mu gushika ku gipangu cyo kwa Agnes basanze gifunguye ndetse imodoka bayiparika hanze basita ko binjira. Ati se John ko mbona bro iwawe hari urusaku rwinshi, byagenze biti? Ati Peter ibyo ntabwo njye nagakwiye kuba nabikabimenye, ahubwo we nakabikubajije kuko ndatekereza uriya mukobwa ni umukunzi wawe kandi muraziranye, muziranye kuri byinshi. Rero ndumva ibyo ngibyo ari wagakwiye kuba wabimenya rwose, njye nta makuru nabigiraho. Ati okay reka tugende tugere imbere turebe maze turebe ibyo ari byo, wanasanga umukobwa yagize ibibazo akaba ariyo mpamvu yambwiye nabi. Ariko Peter wajya umenya ubwenge man, ubwo se uri kumva ibyo ari ibibazo, uri kumva atari ibirori, ahubwo uri kumva mu nzu yabo hatahiye hatagurumanye. Ati wanamugana ndi kumva wagira ngo hari ibintu byarenze, wagira ngo hari ibintu biri kuba mu birenze cyane. Nuko bahise ko bakomeza ndetse mu kureba mu rugi rwose basanga hari inkweto nyinshi ndetse abantu benshi bari muri salo bari kubyina cyane. Ati John uzi ko umwana wagira ngo nakandu k'agapati kabereye hano? Ati of course rwose n'agapati, urabona ko banezerewe cyane. Ati John reka ninjiremo ndebe kuntu uriya mukobwa ameze, nshaka kwinjiramo nkareba kuntu Agnes ari buze kuba yandeba. Ati no Peter mani jya umuntu umugabo, si ngombwa ngo winjiremo mani bireke, ahubwo reka twisohokere twigendere ndetse bitaza kuba byaba bitukabanyiriza ikirori. Wenda hari nuza kumuhamagara araza kuba yakwitaba, ariko bro aha wagakwiye kuba rwose uhumutse amaso ndetse ukamenya ibyo ari byo. Ati bro tugende dutaye ntarebe imana, nta mpamvu yo kubivugaho, ubwo nyine nta kundi yakuyeho telefone kugira ngo ataza kuba yanyitaba maze nkamwicira mudu, dore ko mbona we n'inshuti ze byishimye cyane. Ati of course bro niko biri, ndetse ni nako kuri guhara udashaka kwiyumvisha impamvu yagukubye nyine yakwivumbeho kugira ngo abone uko akora ibirori byiwe neza, ndetse n'injije sinzi impamvu atatekereje rwose kuri buze kuba waza kumureba. Tisha yabitekereza ute se man? Ntabwo yabitekereza, ubwo nyine yatekereje ko wenda ntamukunda. Ati no bro ibyo ntubitekereze, uramudadazi ko rwose umukunda, ni nayo mpamvu aba yigira Semasaka yigira akagoryi kuri uriya rwego. Ati kuko ihaba atekereza ko utamukunda yajya kwihorera ndetse akakwitaho ndetse kugira ngo abone uko afata ko ari amafaranga y'iwanyu. Ati se John genda kurije uruvuga ari amafaranga ndabizi arahari, ariko si ngombwa kugira ngo bivuge ahantu hose. I'm sorry Peter, ariko buriya niko kuri guharida amafaranga yo murayafite, ahubwo sinzi impamvu utanyidepanira ngo unyihereho ukayaha abakobwa banakubeshya. Ati bro please stop rwose, ndumva ibyo ngibyo bihagije, ahubwo reka dutahe.
nuko Peter yahise kataha ndetse mu gutahana na John yahise kareka John ndetse amushira iwabo. Ati John, ndabona ngushikije iwanyu ndetse mpa kudepoje, reka nanjye ngende ndetse nshike mu rugo. Nuko John yahise kabwira Peter ati se Peter, ko mbona umeze nkaho utameze neza, ugurishuwa neza kuri buze ko washika mu rugo umeze neza? Ati bro, don't worry man, ntabwo ndi umwana ko wakwitura mu modoka ari bitewe n'agakesi gatompuye nako ndetse mbonye biriya nta birenze mwana, ndetse ni nako kuba umugabo wasanga buri hari ibintu byinshi Imana inyeretse. Ati no bro, nyine wibyegereza umutima we tawe ujye kuruhuka, wibuke ko neje dufite class man, nta mpamvu yo gutinda ku makashyano n'ubundi birangira bari abakobwa badutengushye mani baduhemukiye. Ikiruta rero mureke mwana, kora left ndetse umureke unabyirengagize, ahubwo wigendere mu kazi kawe, ugenda unarebe mama wawe ko yatashye ndetse nusanga atatashye umucyuri, kandi ujye umenya ko rwose mama washaje akeneye umuntu umwitaho. Atariko John, ibyo bintu uvuga nibyo pe, kandi nanjye mbona mbitekerezaho buri munsi, gusa mama yarananiye rwose, abashaka kwiyitaho, abashaka kunyereka ko ari umuntu ushoboye ibintu byose. Ati of course bro, niko ababyeyi bose bamera mani, baba bashaka kutwereka ko babishoboye ndetse ko bashoboye kuba bakwitaho, ariko bro siko kuri kuba guhari mani, baba bakeneye abantu baba hafi ndetse bakabatekinga care. That's why rero ndi kukubwira ngo genda bite kuri mama wawe mwana, kandi ujye umenya ko mama wawe niwe gusa afite, nakubura rero bro byaba byiza rero you have to take care rwose. Ati sha nibyo rwose pe, reka ngende ndetse njye kumutora mu kazi. Nuko John yahise kagenda ndetse John agiye iwabo ndetse Peter nawe ahita akataha ajya kureba nyina. Gusa mu gushika ku kazi ka nyina yasanze nyina yafunze, ahubwo amutegerereje ku muryango. Ati Yesu Kristo n'umukambaye hose mama, ndibuze kuba nabigenza gute ko nakererewe kuba najya kumureba, kuko ubu ndabizi yandakariye. Nuko Peter yahise kaza ndetse mu guhagarika imodoka nyina yahise kaza yiruka ndetse yinjira mu modoka amusuhuza cyane yishimye. Ati Peter mwana wanjye, se bimeze bitumeze neza mwana wanjye? Ati yego rwose mama, bimeze neza ndetse mfite amahoro nta kibazo. Ati se mama ko wishimye cyane? Ati mwana wanjye, reka kukubona ni byiza ndetse ni n'iby'umugisha, iyo mbonye rwose ungeze imbere mba mbona ari ibineza neza, kandi kubera ko ari wowe nkorera mba numva nezerewe. Ati mama, noneho ndumva ntunguwe pe, injira mu modoka basi tugende. Ati ariko nayinjiyemo mwana wanjye, sinzi impamvu, ahubwo atsa vuba dutaye ndetse tujye guteka twirire twiryamire mwana wanjye. Nuko Peter yahise kayatsa imodoka ndetse ajyana na nyina. Gusa Peter yagiye atekereza ku ntu nyina mwakiranye ndetse mu rugwiro ndetse yishimiye cyane, kandi yarazi neza ko yamubabaje biramurenga biramutungura, ndetse yagiye afite igihunga cyinshi ndetse byamurenze cyane. Nuko nyina nk'umubyeyi mukuru yaramurebye ndetse ahita akabibona. Ati Peter mwana wanjye, ese kuki uri kuriyagitinga gutyo, kuki umeze gutyo mwana wanjye, ni amahoro bimeze neza? Ati yego mama bimeze neza. Ariko Peter yahise ko yigarura kugira ngo nyina ataza guhita akatekereza ko yamuketse cyangwa ko hari ibindi bintu rwose Peter ari gutekereza. Ati mwana wa, ndabona utari hano hafi ariko nubwo uri kubimpisha. Ati no mama, I'm okay, nyine don't worry kandi mama, ariko se wowe umeze neza? Ati ya shu mwana wanjye, meze neza kandi nta kibazo. Ati mama uvuze shu? Ati toka byibagirwe mwana wanjye, nyine erega niwe mugabo mfite mwana wanjye, se we ahubwo mfite ubwoba mwana wanjye. Ati mama ufite ubwoba bw'ikise? Ibaze mwana wa, wagiye ku mugore ndetse umugore wamuzanye muri kwitana naho utakinyitaho utakintekera. Ati no mama don't worry rwose, umugore wanjye ndabizi muzashobokana ndetse azagukunda ndetse tuzatubaye umuryango mugari, nyine bizaba ari ibyishimo gusa. Ati okay mwana wa, urishwa neza ko umugore wazankunda kandi ko tuzashobokana? Nuko Peter yahise asubiza nyina ati yego rwose mama, ndatekereza muzashobokana, kuko nimba mama njya mbona ushobotse, kereka nimba ari ngiye gusubaho umuntu ushobotse ku bandi utaba umuntu ushobotse. Ati no Peter, nyine ukunzi niko ndi, kandi na papa wawe nyakwigendera rwose mbere yuko atabaruka mwana wa, nyine mama please, turi mu modoka mama wigira munsi udatuma nanjye ngira munsi tukaba twakora impanuka. Ati okay fine mwana wa, nyine icyo ndi kubwira. Ati ko mama banza hanagura amarira ndi kubona isekurira. Ati no mwana wa, amarira ndize ntagara y'agahinda cyangwa ibiki, abwo nyine nayibyishimo, mba ndi proud yuko papa wawe basi yapfuye agapfa ari umugabo ushimwa n'abantu bose, kandi ndahamya ndashidikanya ko n'Imana yamushimaga. Ati ariko mama gusa wabwirwa n'iki ko Imana yamushimaga? Ati mwana wa, nkunda kutajya umpisha ndetse kujya umbwiza ukuri, kandi kutajya ujenjeka ndetse utajya unanyiyoberanyaho. Nibyo kuko ntabwo wamenya ku mutima w'umuntu, ariko mwana wawe ibikorwa umuntu akora biba bibigaragaza. Ese waho wagendeye wari wumva papa wawe hari ahantu muvuga nabi bavuga ko ndetse ko
yitwaraga nabi. Ati shuwa mama, cyakora nyine papa ikibazo icyo afite ni ubuhamya pe, ntabwo yigeze yitwara nabi. Ati of course papa wawe rwose mwana wanjye ntabwo yigeze yitwara nabi, yari umubyeyi mwiza. That's why rero you have to be like him. Yego rwose mama, tugomba kumera neza nka papa. Ariko nyine mama, urabona mama, nyine mfite ikibazo pe. Ati se ufite ikihe kibazo kandi mwana wanjye? Ati ariko mama, reka tugende dushike mu rugo, ndaza kuba nakubwira. Ati okay fine, ntaribi rwose. Gusa Agnes we aho yari ndetse n'inshuti ze bari mu kirori cy'iwabo, ndetse bari banezerewe cyane dore ko yari yakuyeho telefone kugira ngo rwose umukunzi we Peter naza kumuhamagara ataza kumubona ndetse akamutesha umutwe. Nuko Agnes yase kareba umuvandimwe witwaga Keti. Ati se Keti, kuki wamfunguriye telefone kandi nari nabikubujije? Ati sorry nyine arutwo nari nagiyemo, biba ngombwa ko rwose nkoresha internet yawe dore ko yanjye yari yashize. Ariko sorry nabonye nta muntu wakwandikiye. Ati sure? Ati of course rwose nta muntu wakwandikiye, ndetse na wa muhungu mukundana witwa Peter ntabwo yigeze kwandikira. Ati Peter ntabwo yigeze anyandikira? Ati no, nta na call ye rwose nabonye, musize kuntu byagenze. Ati yego ko mana yanjye, ko numva kaba kambayeho. Ati nose ubwo nabigenza gute we? Sha Agnerega umwana wanakoze amakosa, nuko ndi murumuna wawe ntabikubwira ngo ubyumve, ariko wakoze amakosa sister. Ati se kandi nakoze ayahe makosa Keti? Ati umwana njye uriya muhungu mbona ariwe muhungu w'umumaro ku nzozi zawe, ndetse yagufasha kugera ku bintu byawe, kuko ni nawe muhungu wenyine nzi mukundana mu bahungu 5 bose ufite mukundana. Niwe muhungu wenyine nzi ujya ugukaruma ndetse akakubwira nabi mu gihe wakoze amakosa. Niwe muhungu utajya ukunda ko usohoka, ndabizi neza niyo akimenya ko rwose wateguye kino kirori ntabwo yari kukwemerera kugikora, kandi urabizi nyine ntabwo biba biri no kugaspiye. Ariko ntuba ushaka kumwumva, wari wamubrotse nabonye sha nyamara gura mungu nakwanga bizakurenga. Nuko Agnes yase kabaza Keti. Ati se Keti, wagiye ukura ukava mu bugoryi? Ataha ntaribi basi, tekereza ko amagambo mvuze ari ay'ubwana gusa, basi ndabizi ko asobanutse kandi ko yumvikana. Ati se Keti, ubona ndi umukobwa mubi ku buryo uriya muginga nyanze nabura undi muntu? Ati no sister, ntabwo uri umukobwa mubi, ariko ujye umenya ko rwose abakobwa biza bose atari ko bagira abagabo bazima. Ati okay, ibyo nibimureba rero nanyanga nzashaka n'abandi, ndetse icyo mukurira kandi uranabizi neza, reka kungora pe, uriya muhungu ujya ubona amafaranga afite. Ati nyine Agne, icyo nicyo mpa agaciro nanjye, kuko ajya mfasha ndetse akananyera ku dufaranga mu gihe nashomye. Ariko nyine ujye umenya ko rwose nubwo ndusha umwaka umwe, ariko mukuru wa ni nkaho tungana, kandi mba mbibona rwose uriya mutipe niwe w'inzozi zawe, ndetse ni nawe muhungu ugukunda kandi afite amafaranga menshi ugereranyije n'abandi, ariko ukabona ko anafite ubwenge bwinshi ugereranyije n'abandi bose mwirwa mubeshya. Ati gabanya ubugoryi bahana, gabanya ubugoryi, ndetse nta nubwo ibyo ngibyo mbyitayeho. Ati okay saa nta kibazo rwose. Nuko Agnes yase kujya kuryama, ndetse rwose agasiga telefone aho ngaho. Nuko yase kayisigira Keti, ndetse Keti yakomeza ibyo yari arimo. Gusa mama Peter ndetse n'umusore we bashitse mu nzu, ndetse mu gushika mu nzu nyine yase kabaza Peter. Ati se Peter mwana wanjye mbwira bimeze biti? Ati mama, hari ibintu bikomeje kuncanga ndetse bikomeje kungora pe. Ati se n'ibiki mwana wanjye bikomeje kukugora? Ati mwana wa gerageza umbwire pe, ndahari kandi ni mama wawe, mama ari kugira ngo nkumve byagenze bite mwana wanjye. Ati mama, nyine uriya mukobwa rwose bikomeje kuncanga ibintu bye pe. Ati wow, nanone Agnes. Ati yego rwose mama, uriya mukobwa iyo turi kumwe agerageza kunyereka ko turi kumwe kandi ko tuzabana, ariko mama ibaze ko uyu munsi rwose cyagiye nkiva ku kazi nahise ko ngenda nagiye iwabo njya kumureba, ariko nasanze telefone ye nyine yari yayikuyeho pe. Sinari nabikubwiye mama? Ati of course mwana wanjye wabimbwiye kandi nabyumvise pe, none sindi mwabikemuye? Ati mama, kubikemura wareka n'iki ko nasanze iwabo ahubwo habaye ikirori, habaye agapati k'inkunda rubyino, bari kunezerwa ndetse babyinnye banezerewe cyane. Atahe ese mwana wanjye, mpora nkubwira ngo reka uriya mukobwa, muri uru Rwanda hari abakobwa benshi cyane ndetse beza, kandi abakobwa rwose bagukunda ndetse bakakwemera. Sinzi impamvu rero ukomeza gusara usarira kwa kariya gashyano. Nuko Peter yase kareba nyina, atariko mama ntabwo ntago ari ngombwa ko rwose wavuga nabi uriya mukobwa, kuko byasa kose nubwo ameze kuriya ndabizi neza ko umukunda, kandi mama urabizi kugira ngo uyu mutima
ubona undi muntu wese ukunda nyine biragoye, niyo mpamvu uriya mukobwa amukunda. Ariko mwana wanjye ujye umenya ko umutima wakunze umuntu umwe yakunda n'undi. Rero sinzi impamvu uri kwihatiriza, basi muhamagara umumpe tuvugane. Ati mama ndabizi we wamutunganya kandi rwose keneye ngo basi ndebe ko yaza kungarukira. Atabwo mama reka muhamagare njye mwivugishirize, ubwo turaza kuba twamenya ibyarebye. Ati hoya muvugisha uri ahangaha ndetse nta n'ahantu ndibuze kuba najya, kandi tumva ibyo muzamuri kuvugana. Nuko Peter yahise akahamagara, ndetse mu guhamagara rwose yahamagaye Agnes, ariko mu guhamagara nk'uko twabibonye rwose muri umuntu wa Agnes Kate niwe wari ufite telefone. Nuko Kate yahise ko yitaba ati bimeze bite Peter mukwe wacu? Ati ni sawa Kate, wose umeze neza? Ati yego rwose umeze neza nta kibazo. Ati se iwanyu bimeze bite, ni amahoro ko uri umukobwa wanyu rwose yari yakuyeho telefone? Ati yego rwose ni amahoro, ahubwo se mbyutse Agnes muguhe ko yari aryamyeho gato yari ananiwe. Ati yiriwe mu biki se? Ati sori nyine ari two yiriwemo, gusa nyine yari ananiwe yaryamye kandi ubu yasinziriye, ariko nimba umushaka cyane rwose wambwira nkamubabyukiriza ndetse mukaganira ntacyo bitwaye. Nuko mama Peter yahise akabaza Peter ati Peter ubwo ntabwo ari Agnes kuko discipline uwo mukobwa ari kuvugana rwose ntabwo isanzwe. Ati ya mama ntabwo ari Agnes, ni murumuna we rwose bamwita Kate. Nuko Kate yahise akabaza Peter ati se Peter ninde muri kuganira ko utari kunsubiza we? Ati sori ni umuntu nyine twari turi kuganira twegeranye, yari ari kumbwira ngo ari kumva witonze cyane ra. Ataha ariko Peter urabizi ngiye rwose ntabwo ngira akavuyo ndetse ni nibisanzwe. Ati okay sawa ntari rwose ni byiza. None se Peter umeze neza wowe? Ati yego rwose meze neza, ubwo nuko mukuru wawe nyine twapfuye ibintu by'amafuti yampamagaye de kuganira na mama ku kazi, nyine telefone nayisize mu modoka, gusa nyine nje mbimusobanuriye yanga kubyumva ahita akanankupa. Ati ariko mana yanjye noneho Agnes buriya yabaye utepe nyine. Peter ajya wihangana, Agnes ni kuri atiye ndetse arivumbura. Nuko Peter yahise akabaza Kate ati se Kate ikirori cyari kiri iwanyu cyarangiye ryarira? Ariko bitewe nuko rwose Kate atarabizi neza ko rwose Peter yari ahari yahise akakubitwa n'inkuba. Ati Peter ikirori se kihe kandi? Ati reka ndabizi neza kandi Kate amusuri nyine ntabwo ndibuze kuba nabwira rwose mukuru wawe ko twaganiriye, ariko rwose naje kumureba iwanyu ndetse nsanga habaye ikirori ndetse hari abahungu benshi muri kubyina mwanezerewe, gusa nakubonaga ku ruhande ariko nirinze ko rwose wambona. Ati yego rwose Peter nyine habaye ikirori, sinzi ibintu byabo byari byabaye ngo mu by'iminsi bahuriyeho nyine bari kubyenjoyinga banezerewe, ariko nyine ngiye ntabwo nkunda ibirori nka biriya, niyo mpamvu nyine nuko byabereye mu rugo ariko sinabishakaga. Ati burya papa wawe na mama we bagiye muri Kenya mu butembere. Ati yego rwose bagiye muri Kenya, ariko sinjye nzarota baza pe, kuko ndabangamiwe ndetse akavuyo kari mu rugo kamaze kuba kaba kenshi. Ati yo sorry rwose ntari bihangane, gusa nyine nabibonye ndetse byambabaje, ariko urukundo nkunda mukuru rwawe byose ibyo ngibyo rubirusha imbaraga, niyo mpamvu ntaba mbyitayeho. Nuko mama Peter yahise akashamuza Peter telefone. Ati mama se kuki uri kunyaka telefone yanjye? Ati cicika nivugishiriza uyu mwana w'umukobwa. Ati amakuru se mukobwa wanjye? Ati ni meza mama. Ati se ko numva ntakumenye mama? Ati yo sorry rwose ntabwo wamenye, ushobora kuba uza gusura uyu muhungu wanjye rwose ndahari, ni ngewe mama rwose wa Peter. Ati wow, ati mama ni byiza rwose kumenyana nawe, nanjye nyine ndi inshuti ya Peter, dore ko Peter rwose atereta mukuru wanjye, cyangwa ndashanutse ntabwo yabibabwiye. Ati waya rwose mwana wanjye ntabwo ushanutse, ahubwo nyine ni nako kuri guhari, ariko nyine muzagere rwose muze kudusura, numvishe muri abana beza ndetse muvuga neza. Ati ariko mama nawe rwose wibikabiriza uzi ko wagira ngo uri kumvugisha nkaho ndi umuntu mukuru cyane. Ati waya rwose mukobwa mwiza, nyine iyo washye umuntu nawe arakubaha rwose, kandi rwose umutima mwiza numvishe ufite mwana wanjye, ukomeze rwose ukomeze umere neza. Ati sawa rwose mama. Nuko rwose Kate yari kuvugana na mama Peter rwose Agnes yahise kaza ndetse mukuza yahise karakara cyane. Ati Kate yari kuvugana nandi? Ati nyine amusori rwose Agne, nayo ndi kuvugana na Peter yari yakubuze, rero nimba bishoboka mwahita ko muvugana. Gusa rwose mama Peter cyumva ko rwose Agnes aje yahise kasubiza Peter telefone ndetse ahita ko yigendera mu cyumba. Nuko Peter yatangiye kuba yavugana rwose na Agnes. Ati se be ko ari wanze kumfata ndetse wari wakuyeho telefone wanamburutse byagenze biti? Nuko Agnes yatangiye kuba yakiriza ndetse arababara cyane. Ati wowe wambwiye nabi, naguhamagaye ndakubura ndivumbura. Ati
sorry rwose nyine Agne, none se basi wiriwe mu biki? Aterega iyo umbwiye nabi ndaryamaniwe ndyamye ndetse sinari imeze neza. Ati okay, none se Agne uzaza kunsura ryari ko ndikumva ngukumbuye basi? Ati ntari nzaza ejo, ahubwo ninaza nshaka ko tuzabonana na mama wawe rwose kuko keneye kumubona ndetse rwose ndamukumbuye cyane. Ati okay fine, none nawe umwanya mwiza kuzamukwereka kugira ngo rwose mumenyane birushijeho. Ati yego rwose ni byiza ndetse rwose uzaduhuze. Nuko Agnes yaseka kupa Peter, kupa Peter ariko Kate yaseka abaza Agnes ati Agne ariko wabaye uti? Habe no kumubwira ko umukunda? Atahe ese we kubera cyo warigize bamenya cyane we mubwire se ko mukunda nta bindi mo ndetse nta nubwo nshaka kuba nabivuga. Ntabwo mukunda ngiye, ntabwo nakirirwa mubeshye se nkiri. Ataha anga ko bimubwira hari abandi bazabimubwira. Ati gusa ushatse kuvuga iki Kate? Erega nyine ukuri gwari mwana iyo utitaye ku muhungu hari abandi bazi bakamwitaho ndetse bakamutwara. Ataha bazatware mu bahungu batanu ufite nzahita ko mfata mu wundi nta birenze. Erega kandi ikintu uzajya umenya Kate ndi umukobwa mwiza, ntabwo nabura umuhungu rwose untereta. Ati yes rwose nta kibazo. Nuko Peter kimara kubona rwose ko umukobwa bakundana Agnes amaze kumukupa yese kajya kureba mama we mu cyumba. Gusa mu kwinjira yinjiye adakomanze, nyina yese ko yikanga atariko uzi ko wasaze wa mwana we. Ati mama se kandi gutwaye iki? Wajya winjira ukomanze. Ataha kuva ryari si mama nkomangara, ahubwo ari gutekereza ibiki ko mbona ruri kuri. Ati mwana wa narindi gutekereza rwose uriya mukobwa wawe uramukunda cyane mwana wa? Ati yego rwose ndamukunda mama. Ati okay, none reka nkubwire rero mwana wanjye, uriya mukobwa reka tumukina akantu gato cyane, ako kantu rwose kazatuma umenya neza ko ugomba kugumana nawe cyangwa se kutagumana nawe. Ati mama kandi nawe rwose imikino yawe ndayanga, gusa ako kantu ushatse kumbwira ni akahe kandi mama? Ati mwana wa urabizi genda uzane ka kagare rwose papa we mbere yuko apfa yajyaga agendamo yarabaye paralize. Ati se mama kandi ugiye kuba wakamaze iki? Ati wowe genda ukazanira ibindi naza kuba nabikubwira nyuma. Nuko Peter yise kagenda mu cyumba babikagamo ibikoresho atakagenda ndetse azana ka kagare. Ati mama ka kagare uzi ko kakiri kazima nta hantu na hato kangiritse? Atahwi Imana ishimwe mwana wanjye Peter, nari mfite ikibazo rwose ko ndibuze kuba nasanga karangiritse nkagura kandi. Ati oya se kandi mama ubwo se nibyo kugura kandi byari birimo? Ati yego rwose mwana wa hari ikintu ushaka ko dukora kandi cy'ingenzi, icyo kintu kiribuze kuba cyatuma tumenya neza ko uriya mukobwa muri bugumane kuko ndabizi ni isuzuma ryiza ndetse riribuze kuba ryagufasha. Ati mama ari kuntera ubwoba ariko nta kibazo mbwira pe, mbwira nimba bishoboka turabikora nta ribi. Ati rero mwana wanjye kano kagare nzakajyamo ejo, sombwe ko ejo ari uriya mukobwa azaza kukureba. Ati mama nabikubwiye he ko ubwo twabivuganaga kuri telefone rero ryanciyeho ku gutwi ndaryumva. Rero uriya mukobwa naza ejo uzambwira ko ndakamuga ndetse ko mba muri paralize, uko nareactinga neza iriya mico yafite yo kwirwa yisohokana n'ubundi buhungu ndetse no kwirwa akora utuntu tw'uturori twa hato na hato mu rugo rw'iwabo. Tuzamenya ko rwose nayo twayimusibamo ndetse tunamenye neza ko agukunda. Rero bizaduha imbaraga zitume rwose twagumana nawe ndetse tumwemerere rwose abo mu kazana wacu. Ariko mwana wanjye nagira akakosa gato cyane akora akanyihakana ndetse akanyereka ko rwose ndi umusazi ndetse katashyingirwana nawe, ako kanya direct mwana wanjye tuzirwe n'uwihe byo kuvuga ngo uragumana nawe, nzaguca uzagenda nzasigara ndi njyenyine kuko n'ubundi uzaba nguhombye. Ntabwo nakwemera kujya gushyingiranwa n'umukobwa w'ikigoryi. Ati se mama uzi ko ukijijwe ibyo bintu wabyibagiwe? Mana we oh my lord, Mana mbabarire ndetse n'umwana wanjye mbabarire kuko ndatukanye pe. Aha Imana ikubabarire mama, ariko nyine nta kibazo, ariko ndabizi neza azabyemera mama, gusa yabuzwa n'iki kubyemera ibintu nk'ibyo ngibyo kuko byoroshye gutyo. Ati okay sa rwose ntarebe mwana wanjye nimba azabyemera aho ngaho rwose ntacyo bitwaye, reka tubirindire ndetse tuzabibona. Ati sawa mama gusa ndabizi azabyemera bana. Ati okay nimba azabyemera ntaribi nanjye nyine ndategereje reka turebe. Ati sawa rwose mama reka rwose turindire ndetse ejo ubwo ejo naza nyine tuzareba ibyari byo. Gusa Agnes sekabwira muri umuna we Kate ati se Kate waretse ejo tukazajyana ko ndi kumva nanifitiye ubwoba we. Atufite ubwoba bw'iki se kandi? Nyine ejo nzajya kureba Peter kandi rwose Peter yambwiye ko azampresentinga imbere ya nyina we, ubwo rero mfite isoni n'ikimwaro cy'ukuntu uzampagaze imbere ya mama we rwose ndi njyenyine.
ariko mwana jya ureka ubugoryi, ubwo ngubwo se nugira ubwoba kandi uwo muntu muzabana mu nzu imwe kugeza ashaje, ubwo bizagenda biti? Byimenyereze ndetse uzajyayo wenyine. Ati no please Ketia, basi nyumva bwa rimwe, nyemera ejo tuzajyana. Ati okay fine, ntaribi rwose, ejo tuzajyana. Nuko igihe cyarageze ndetse mu kugera rwose Peter yahise kuyitegura, dore ko yagombaga guteka kugira ngo rwose umushiri we ataza kuba yamunyuzamo ijisho. Nuko nyina yaramufashije ndetse bategura ibintu byose ndetse babitegura neza. Gusa Peter yakomeje kuba yaserereza nyina. Ati ese mama, ko mbona utari mu kagari ko uhagaze wagira ngo ntabwo ufite ikibazo cy'ubumuga? Ati Peter mwana wanjye, umukobwa wawe nakomanga rwose uze kuhita kumbwira njye kwicara mu kagare karateguye kari hariya hirya mu cyumba, ahubwo se ndaza kumenya kugatwara mwana wa. Ati urabimenya, ntibajyaga wirirwa wigisha papa se kuntu bagatwara? Ndabizi neza uri buze ko wabimenya, amezi 4 mwamaze mu bitaro waba utazi uburyo batwara ako kantu kuko mama. Ati okay saa rwose ntaribi. Nuko bidatinze bakiri muri ibyo ngibyo ari gushyakirana, bagiye kumva bumva abantu barakomanza. Ati mama barakomanza, hita kugenda ujye muri ka kagari ndetse nanjye reka njye kubareba. Nuko Peter yahise kagenda ndetse mu kugenda rwose yahise kahobera umukobwa wiwe rwose Agnes yari yambaye neza. Ati wow tiketi, nawe rwose ndabona usa neza. Nuko Peter yahise kareba Peter ataha bakwitege ubwo wambaye amakabutura rwose n'amasengeri, se uvuye muri siporo? Ati no, ahubwo ndi kubatekera kugira ngo rwose muze mubashe kuba mwarya, ahubwo ni karibu muri salo. Nuko Peter yahise kabaha karibu. Gusa rwose mu kubaha karibu Ketia yahise kamubwira ati ese Peter mama ari he ko ntari kumubona? Atari mu cyumba cyari utwarimo. Ati ese Peter nje nkagufasha mu gikoni hari icyo bitwaye we ko mbona uri wenyine? Ati ho yari kujya umenya kuri umushitsi. Ati tokasha, nta by'ubushitsi hano rwose, ahubwo reka nze mu gikoni maze ngufashe. Ati okay nimba ari kubishaka rwose nakuburiza iki, ngwino rwose umfashe, ahubwo ndanabishyigikiye cyane. Nuko mama Peter yahise kasohoka ndetse mu gusohoka rwose aho yarari yasohotse ari mu kagari, gusa mu gushika muri salo rwose Agnes yahise kakubitwa n'inkuba. Ariko Peter we aho yarari kumwe ndetse na Ketia bari mu gikoni ndetse bari guteka, banezerewe cyane dore ko bari guseka bari gutera story. Ati ariko Ketia nta soni ugira mwana? Ati se kandi soni zikiwe, uraje none use kujya mu gikoni? Ati reka ngwe igitenge basi ube wambaye. Ati sa rwose nta kibazo kizane. Nuko Ketia bahise ko bamuzana igitenge ndetse aracyambara. Ati wow timazi ndabona kikubereye. Ati se iki gitenge ni cyande ko mbona kimeze neza we kandi kinahenze? Ati ni cyamamara nicyajyaza na mu gikoni. Ati uzi ko nyoko afite amafaranga we, atakumvisha uri kumwita nyoko yakuvunasha. Ati nako mabukwe wacu rwose afite amafaranga. Ati yego rwose. Ati se reka nkubaze, ukibona mukuru wawe nkunda we? Ati ibyo ni ibyanyunge, ntabwo nshaka kwivanga mu bya politiki, urabizi kundusha kuko niwe mwirirwa ndetse niwe muteretana, ngiye se ndamutereta kugira ngo mbimenye. Ati koko banamugani. Nuko gusa rwose Agnes we akibona mama Peter rwose yinjiye yahise kakubitwa n'inkuba ndetse atangira kuba yatungurwa cyane. Ati se bimeze bite mugore? Gusa bitewe nuko rwose mama Peter yigize ikituma ndetse yarigize umuntu ufite ubumuga, ntabwo yigize avuga ngo yakoreshaga ibimenyetso. Nuko Agnes yahise kahamagara Peter. Ati Peter ngwino hano nkubwire. Ati se kandi be bigenze biti? Nuko Agnes yahise kabwira Peter. Ati se Peter uyu muntu nsanze hano muri salo usa gutya ni uwaheye? Ati sorry my lord, uyu ni mama wanjye, gusa nyine afite ikibazo, avuga nyine ntanava muri aka kagari, yabaye paralize. Ata ese Peter ururundu ni rwo mama wawe? Ati Agnes uri kuvuga gute? Ati nyine iki kintu gifite ubumuga ndetse kiri manga mu kagari nicyo cya nyoko. Ati se Agnes wagenze gute, wavuze neza? Ati no Peter nsubiza. Gusa Ketia aho yarari mu gikoni n'ibishara urusaku nahita kaza muri salo ndetse aza yiruka. Ati se ko numva Agnes uri gusakuza inzu wayihaye akamu byagenze biti? Ati ndebera uyu niwe mama rwose wa Peter. Ati Peter uyu niwe mama wawe se? Ati yego rwose. Ati none se Peter wa undi ko twavuganye ejo ndetse nkajya numva ari kuvuga yaba yabaye paralize uyu munsi se? Ati sorry nyine Keti, nyine nabonye nabahisha ko mama afite ubumuga, gusa nyine naje gusanga ari ubugoryi, ejo umuntu nagwaye ntabwo yari we mama, ni umukozi wacu ndetse yagiye mu karuhuko k'iwabo, rero naravuze ati reka njye mbibahisha ko wenda mama bana n'ubumuga, kuko natekerezaga ko rwose nimbibabwira Agnes azahita akanyanga, rero ndavuga ati reka mbanze mbibahishe basi ndagira igihe mbibereke. Nuko Keti yahise kabwira Peter. Ati Peter ariko uri umuswa pe,
ubu ngubu ntabwo uri proud ya mama wawe koko? Ubu se mama wawe kuba ameze gutya aricyo bitwaye? Erega abantu bose bajya bagira ibibazo bakaba paralyze, ni ibintu bisanzwe. Maze wowe wagize amahirwe uri muzima uzabasha kuba wakora maze umubesheho. None se Agne wakanganya ko bukwe ngo nuko kuko afite ubumuga bumeze gutya? Atahe Kate yankwiyame ngese ubu ngubu ngayibaze, bibaze nimba mabukwe wanjye rwose ameze gutya. Ati se kano kagari ko mbona kanashaje kavuye he rwose Peter? Ati nyine Agne akangaka niko papa yagenderagaho mbere yuko apfa, kuko na papa yapfuye ari paralyze. Ati wow, ati ntiwumva Kate, umuryango wabo wose rwose nuko nguko umeze, bose bapfa babaye paralyze, nta muntu n'umwe rwose ujya uvamo ari muzima. Ati sure, ati Peter ibi bintu niko bimeze? Ati nyine Kate na papa nuko nguko yapfuye, gusa nyine natekereje ko wenda ashobora kuba ari indwara zo kuba yarabaye mukuru, ariko ndatekereza ko twese kuko sogokuru ntago ari ukunguko rwose yapfuye. Nuko Agnes ese kavugira hejuru, twabura kubiduhisha gute se tumaze kuba twakuvumbura? Ati cyakora Peter uri imbwa pe. Nuko Kate yase kabwira Agnes, ariko Agnes nawe uri gukabya rwose, ni gute wakita uyu muhungu ngo ni imbwa? Ati Peter ndabona mama we rwose ahubwo ameze nabi, nta miti yo rwose uyimpe kugira ngo mbashe kuba namwitaho nyimutere. Ati reka nze ndaje mufate ndetse umujyane mu cyumba cyiwe. Ati icyumba cye singibuze kuba nakimenya. Ati hajya ku gikoni rwose icyumba cya kabiri gihari nicyo mama rwose araramo, genda umushiramo ndetse mbaze nganiriza Agnes turaza kuba twasubira nyuma. Ati okay sare rwose nta kibazo. Nuko Kate yahise afata mama wa Peter ndetse amujyana mu cyumba cye. Gusa rwose Agnes yakomeje kuba yaganira na Peter ndetse Agnes atonganya Peter cyane. Ati se waba ikiguriye nka mama wawe uko nawe wajya muri paralyze mu bwonko? Ati ariko Agnes ntabwo ari ngombwa kuntuka gutyo rwose, none nzi ko ibintu nzabikubwira ndetse nkabikubwira igihe kigeze pe, kandi natekereza rwose igihe cyari iki ngiki. Kandi nyamuziba ndetse ntusakubize. Umva Peter ndakwanze n'undi munsi tuzongere kumpamagara, hita kwamagara ririya shyano naryo rize dutahe. Ati ese kuki uri kwita muri umuna wawe shyano? Nase burajyanye kira kigore hehe? Nasohoke muri iyi nzu dutahe ndetse ntituzongere no kugaruka hano. Ati se koko ntabwo wabasha kuba wakihanganira mama ngo basi tubane? Tanga usoni nakihanganira nyoko, njye nabasha kwihanganira kubana n'ikimuga? Ati no, ariko bikoresha rwose imvugo nyandagaza imeze gutyo rwose. Tuzi ko babihinduye basigaye bavuga ngo rwose umuntu ubana n'ubumuga. Ati nyoka afite ubumuga bwinshi sinanamenya n'ubwo abana nabwo, kandi rwose ubusigaye buri mu mutwe, kandi rwose nabwo ngubwo urabufite. Ati Agne please wivuga nabi rwose. Gusa Kate yajyanye nyina wa Peter ndetse mu kumushitsa mu cyumba yatunguwe nuko yasanze nta muti n'umwe rwose uri mu cyumba. Ati se Peter ko mbona mama we rwose, ko mbona hari n'inkweto kandi zishaje bigaragara ko nyina yaga yambaye inkweto, kuko uyu mubyeyi. Ati mama, gusa mu guhindukira ndetse arebye inyuma asanga mama wa Peter yahugurutse ndetse ari gutunganya utuntu twe mu cyumba. Ati wisakuza ndetse ceceka mwana wanjye wivuga. Ati mama kumba uri muzima ntabwo uri paralyze? Ati of course rwose mwana wanjye ni muzima, ndetse n'umuntu ejo mwavuganye ni njyewe. Ati yego rwose ndi kubyumva kuko ndi kumva ijwi rwose bimeze kimwe. Ati nyine uriya muhungu wanjye rwose yasariye mukuru wawe, gusa mukuru wawe sorry so kumuvuga nabi, ndabonye nta discipline rwose murimo mbona atambera umukazana. Rero umuhungu wanjye najyaga mpora mbimubwira ndetse akanga kubyumva. Rero namubwiye ngo dukore test ndetse turebe ibyari byo, turebe nyine basi nidusanga rwose nyine anyemera ndetse akemera ko mfite ubumuga, turibuze kuba twakemera ndetse tukemere neza ko ibyo gusa yirirwamo ndetse n'utuntu tw'uturori twa hato na hato yirirwamo ko ashobora kuba yaduhindura ndetse akaba umwana mwiza. Ariko kwikubitira arantutse ndetse aranyandagaza nkimushika imbere abonye ko naguye paralyze ndetse ko meze nabi. Ati mama sorry rwose nyine nta kundi. Ati gusa muratandukanye cyane wagira ngo ntimuve indimwe. Ati no mama wasanga nawe rwose ariko yabyukiye muri mudumbi. Ati Kate ndabyumva rwose ugomba kuvugira mukuru wawe kuko ntiwabura no kumuvugira kuko muvinda imwe, ariko rwose ukuri guhari mukuru wawe ntabwo ashobotse. Rega mwana wanjye uriya mukuru wawe twamugenzuye igihe kirekire tugire ngo ni ubungubu gusa, tugire ngo ubungubu nibwo biteye gusa, kuko ndabizi neza n'ejo bundi yari yakuyeho telefoni ibibazo. Rero aka kanya basi tubashe kuba twamubona, ahubwo tujye muri salo turebe niba akiri kumwe n'umwana wanjye. Gusa mu gushika muri salo basanze Peter ari kurira ndetse Peter nyina yahise akamubwira ati Peter mwana wanjye uri kurizwa n'iki? Ese mu musoko yereka Kate yakutabana n'ubumuga? Ati yego rwose mwana wanjye nabonye nta mpamvu yo kuguma mbimuhisha. Ese umukobwa wawe ngo ni Agnes ari hehe? Ati mama amaze kuba yankatira ndetse yivumbuye yagiye. Ati okay mureka agende.
nuko mama Peter yahise kabaza Keti ati Keti kubaza akantu se, ati nta kibazo wamambaza. Ati ese Keti ugira umuntu mukundana? Ati oya mama ngiye sindarangiza iriga kaminuza gusa ndarangiza uyu mwaka, rero naravuze ati nzabijyamo basi maze kurangiza ko bishobora kuba byanyicira kariyeri ndetse bikanyangiriza. Ati okay Peter rero mwana wanjye umva nkubwire, ati uyu Keti ndamugushinze kandi rwose muzagumane. Ati Keti kugushinga Peter aricyo bitwaye? Ati ubuse mama ntibyakurura amakimbirane hagati yanjye na mukuru wanjye Agnes? Ati no mwana wanjye, nose Agnes niwe uzakubakira. Ati hoya rwose mama ariko nabwo ntibirengagize kuri ari mukuru wanjye. Ati of course ni mukuru wawe ariko ejo bundi nashaka nawe ugashaka muzaba mutandukanye, ikizakubeshaho neza no kuzabanye neza n'umugabo wawe kandi n'ababyeyi bawe rwose bamenye ko wabana n'umugabo wawe neza, nta kindi cyabashimisha kirenze icyo ngicyo pe. Ati yego rwose mama nimba ari uko bimeze nta kibazo, nanjye rwose Peter ndahari kubwi. Ati taha kandi nyine Peter mufata umuherekeze ndetse umugezi wabo. Ati sa rwose mama reka muherekeze. Nuko Peter yahise kaherekeza Keti ndetse mu kumutwara mu modoka hari rwose yamushikije iwabo. Gusa mu gushika iwabo rwose basanze mukuru we rwose Agnes ari kwinywera inzoga ndetse yanezerewe cyane. Ati Sagne kumbe ujya unywa n'inzoga? Ati Keti uzanye iki kigo gikora iki hano kuko nagikatiye ko nakibiye ko ntakigishaka. Ati se koko biri seri wamukatiye we? Ati yego rwose namukatiye ntabwo nkimushaka. Ati Keti mwihorere ndetse nta nibirenze reka nitaye rwo tuzasubira. Ati sa rwose Peter taha tuzasubira. Nuko Peter yahise kwinjira mu modoka ndetse aragenda. Gusa mu kugenda Keti yasigaye atonganya mukuru we. Ati ariko Agne ugira ubwenge uzi kuri ikigo warindagiye? Ati se kandi wowe utangiye kuntuka bigenze biti? Ati uzi ko nyina uriya muhungu ari muzima? Nuko Agnes byase ko bimera nk'ayo inzoga zimushizemo yahise kakanguka ndetse ubugoryi bwose yari afite yahise kabwibagirwa. Ati atuvuze? Ati afusho man namuherekeje mushikije mu cyumba cyahita kahaguruka ndetse araseka cyane. Ati bashaka kugutestinga ndetse barebe neza ko rwose mukundana ndetse ngo barebe kuri amungu wabo basi umukunda. Ati no bishatse kuvuga ko mama Peter rwose ari muzima? Ati nta n'umubyeyi mwiza nabonye nka uzi kajya kumera nka mama. Ati oya rwose ntukajya ufata mama nawe numugereranye n'abandi bagore kuko mama bararenze ndabizi neza no mubyeyi ushobotse. Ati uko nguko arenze rero ni nako mama Peter ameze ndetse simpamya neza ndashidikanya ko mama Peter ashobora kuba arenze mama kuko we agwa neza cyane. Ati byo nibimureba n'ubundi namukatiye. Ati ahubwo nyine sister ushobora kuba ngiye gukora ubukwe nanjye pe ushobora kuba ngiye kubona umukunzi. Ati sure. Ati noneho se ko warambwiye ko uzashaka umukunzi urangije ibyo ngibyo bigufashe gute? Ati tuza wowe tegereza uzaba ubibona. Nuko Peter yahise kagenda ndetse mu kugenda rwose ari mu nzira yahuye na John ndetse John nawe yari kugenda n'amaguru. Nuko yahise kamuha lift. Ati se bro ko mbona uri kugenda wishimye byagenze bite? Ati mwana natandukanye na cya gikobwa ngo na Agnes. Ati sure. Ati yego rwose cyane. Ati ariko ikintu gitangaje baze ko nahise ko nkundana na murumuna we. Ati koko anamugane Kigali wishe yatu ubu kano kanya nta n'iminsi ibiri iciye wise kubona undi mukunzi. Ati yego rwose namubonye ahubwo vuba hanga ndabaha invitation. Gusa haciyeho iminsi rwose mama Agnes ndetse na papa Agnes baragiye muri Kenya ariko bahise ko bagaruka dore ko batamaze igihe bamaze y'ukwezi kumwe gusa. Gusa bagishika mu rugo rwose basanze urugo bana barukozamo amasuku kandi bisa nkaho rwose babiteguye. Ati Keti ya mwana wanjye umeze neza? Ati yego rwose papa ameze neza. Ati Agnes nawe umeze neza se? Ati yego rwose papa ameze neza. Ati se Agne ko mbona muri umuna wawe Keti yasigaye yitaho cyane byagenze biti? Ataha yambwiye ko afite umukozi ndetse agiye kuba yakora ubukwe gusa yarambwiye ngo nibanga ariko nyine niyihangane ndabimenye. Ati Keti ibintu mukuru ari kuvuga ni ukuri? Ati yego rwose papa ni ukuri. Ati rwose wowe Agnes wowe ibyawe na Peter bimeze biti? Ataha papa we bivuga rwose Agnes yakatiye Peter. Atari ka Agnes ugira ubwenge wakatiye umusore nka wundi nabonaga ufite ubwenge ndetse umuryango wacu tubuze umukwe muzima pe. Ati papa no kwihangana nyine naramukatiye hari ibintu tutumvikanyeho. Ati yesi nshaka kubyivanga ahubwo ni ibyanyu n'abakunzi ahubwo reka nibarize Keti ndumva ari ufite gahunda. Keti yarato umusore ni umusore umeze uti? Ati papa ntugire ikibazo rwose namubwiye ko nimuva hanze nzahita kumuhamagara ndetse akaza kunsura ariko ndatekereza rwose ejo azaza. Ati nari ntunguwe nibaza impamvu mwakoze amasuku angana gutya kumbe mwayakoreye umusore si twebwe. Ati no papa ahubwo nuko nyine ibuye rimwe twaryishishije inyoni ebyiri. Ego ko mana yagiye imiganira aha ngaha
tisa nta kibazo rwose turategereje ejo tuzaba tureba uwo mukwe. Nuko Peter ndetse na mama we rwose barajyanye dore ko bari bamaze kwitegura kandi bagombaga kujya kwa Katie, dore ko Peter yari amaze kwemeranya na nyina rwose ko bazabana na Katie kuko nyina wa Peter yari amaze kubona ko Katie yabahuza ndetse ko ari umwana ufite discipline. Nuko bageze kuri porotaye, gusa bageze kuri porotaye rwose mama Agnes yahise kajya kubafungura, ndetse mu kubafungura yasanze ari imodokari ya Peter. Ati Peter se kandi noneho mana yanjye gukora iki hano? Gusa yarabafungura ndetse barinjira mu kwinjira mu gipangu. Peter yahise kahobera mama Agnes ndetse amuhobera yishimye cyane. Ati wow Peter bimeze bite se musore wanjye? Ati ni sawa. Ati se Peter kandi uyu ninde? Ati uyu ni mama wanjye. Ati yo ufite mama wawe mwiza? Ati yego rwose mama mfite mama umeze nkanjye. Ati okay. Nuko mama Peter yahise kahoberana na mama Agnes ndetse basigara baganira. Peter bahita kajya mu nzu. Gusa Peter mu gushika muri salo Agnes yahise kakubitwa n'inkuba dore ko yasanze ari Pituje. Ati Peter kandi wuje gukora iki koko? Uraje ngo twicire ibirori? Nuko Katie yahise kaza ndetse mu kuza rwose yahise kabwira Agnes ati Agnes wisakuza mwana ninjye wamutumiye ndetse nta nicyo bitwaye. Nuko se Agnes nawe yahise kwinjira ndetse mu kwinjira rwose asanga ni Peter ndetse arishima cyane. Ati Peter wow atumeze neza musore wanjye? Ati yego rwose papa ameze neza kandi ndakomeye. Ati se mwebwe urugendo rwagenze neza muri Kenya? Ati yego rwose rwagenze neza. Ati se mama wa Agnes ko yaraje kugufungurira asigaye hehe? Ati amusore gusa nyine mama Agnes asigaranye na mama bari kuganira bari hanze. Ati wow ati kumbuzanye na mama wawe? Ati yego rwose nzanye na mama wanjye rwose papa. Nuko Agnes yahise ko agira umujinya cyane. Ati Peter none se mama wawe ko nzi neza ko ari ikimuga ndetse katabasha kuba yagenda ari paralize ageze hano ndetse aje gukora iki? Ubona bwaje mu kagari mutungu mama warushye rwose ari kuza ndetse akaza amukurura. Ati no amusore Agnes nyine mama ntago ari akamuga ahubwo cyagiye nuko nashaka kumenya neza ko nkunda gusa nyine nasaze nta rukundo mfitiye. Nuko papa Agnes yahise kakubitwa n'inkuba. Ati Peter byagenze biti? Ati papa nyine Agnes yari amaze iminsi anyitwaraho nabi gusa nyine ntangira kugira ikibazo mu bintu bijyanye no kuba nashakana nawe, rero bwira mama ngo yigire paralize basi ndebe ko yabasha no kuba yakakira mama. Gusa nyine byarantunguye kuba yaza mu rugo ahubwo kugira ngo yakire mama ndetse amwakire uko ari, ahubwo atangira kumutuka nyine ndetse aramusuzugura cyane, rero bityo mbona ko ntabasha kuba nabana nawe. Ati Agnes kumbe n'ukuri indiscipline mwana wanjye ko nzi neza ko nabariranye ikinyabupfura we ne guturi kuntenguha byagenze bite mwana wanjye? Ati papa mbabaranye ntabwo najya kubana n'ikintu cy'ikimuga ndetse gifite ubumuga ubwo si cyo ati papa mbabarira rwose. Ati ariko ntabwo abana n'ubumuga yari prank. Ati nyine papa amusore ndetse no kubyicuza nanjye kuko Peter ni umusore muzima gusa nyine nta kundi reka ubwo nyine nta kundi. Ati urabyicuza sabwo kakubayeho. Nuko mama Agnes yahise kwinjira ndetse yinjirana na mama Peter bahise kubicara ndetse babaha karibu. Gusa papa Agnes yahise kabwira Katie ati Katie rero mbona ari rwose umuhungu ari kuza ndetse muzabana w'umukwe wacu atari kuza ubwo turindiriye iki? Mbwira nyine ko twicaje hano ukaba twicaje hano turi imiryango ibiri kandi rwose Peter urabizi neza ko yashwanye na Agnes ku mpamvu nuwishe zirenze za Agnes w'ikigoryi. Gusa Agnes mwana wanjye urandumbiye pe uri ikigoryi. Atari ko papa wintuka ati kandi muziba. Nuko mama Agnes yahise kabwira papa Agnes ati ariko sheri please calm down rwose cicika wimubwira nabi. Ati rega papa nyine nta wundi musore nababwiraga, umusore turi gukundana ndetse tujye kuba twabana nta wundi ni Peter. Nuko bose bahise kuba kwitwa n'inkuba ndetse rwose Agnes ahita akagwa mu kantu. Ati Katie uzi kuri ikigoryi ujye kubana n'uruhungu n'ukuntu rwa Frankinze rukambeshya? Ati sore nyine Agnes ngewe ntabwo rero yamprankinze ahubwo nabonye ari umusore muzima ndetse ahubwo nuko wowe ntabwo umukwiye pe, ntabwo ukwiye umusore umeze nka Peter, ntabwo ukwiye umusore witonda, umusore ufite discipline ndetse umusore mwiza cyane wabashe kuba wakwihanganira ndetse ntiwihanganire n'umubyeyi we rwose wowe. Rero njye nahisemo kuba ari papa nabana na Peter rwose yaramporopoje ndetse ndamwemera kugira ngo tuzabane. Nyine icyo twari tuje kwa kugira ngo tubibereke ndetse bireke kuba byaguma mu bwisho. Ati wow ati Peter congratulations musore wanjye ndanezerewe cyane rwose, nari mfite ikibazo gikomeye cyane kuba ngiye guhomba umukwe w'umunyabwenge muri uyu muryango. Ati rwose Katie ya mwana wanjye ntabwo ujya untenguha rwose ubundi wowe umeze nkanjye. Nuko mama Agnes yahise kavuga ati nose ushatse kuvuga papa Peter ko njye meze nka Agnes? Ati no
umugore mwiza ntabwo amera nk'iki kigoryi ngo ni Agnes. Agnes wowe urandumbiye rwose. Atari ko bana banjye rwose ndabashyigikiye ndetse nimushyingirwe ndetse mugire vuba mureke kubitinza. Nuko bahise ko biyakira ndetse birangira rwose Agnes aburijwemo dore ko yaramaze kuba yasuzugura nyina rwose wa Peter. Ariko Kate bitewe no kwitwara neza kwe rwose yahise kagira umugisha ndetse abasha kuba yabana na Peter ndetse urugo rwabo rumera neza. Gusa Agnes we yakomeje aho ngaho dore ko rwose n'aba basore bose bateretanaga nabo bamupfiriye ubusa. Inkuru yacu nahangaho irangiriye. Nkubitse gukora subscribe kuri David Rwanda. Ciao ciao.